ariko bigize Rwanda rwanga ko abacu baza ntibyaba rero imirwano irakomeza. muravuga uti abacu bataje ubwo natwe ntabwo tujyamo. none siko bari banze bigize birakomeza. nubwo imishyikirano bikomeje bitangira abantu b'i Burayi kubyinjiramo, icyo gihe n'amapariti yaramaze kwifominga yose. ndibuka baduhamagara mu Bubiligi, duhurirayo. ni igihe twateraga Byumba rwose, baduhamagara mu Bubiligi duhurirayo, amapariti yose, ariko yemerende yanga kuza. ubwo nanjye nagendaga njyayo nubwo nari muri iyo komisiyo. iyo komite ntabwo yateranaga buri gihe, twagendaga tujyaho kureba aho bigeze, tubashyire n'ibitekerezo n'iki. ibyo twabaga twafashe turi muri komite executive, duhuriyemo na high command y'abasirikare. ubu niko zakomeje, babanza kunegosiya kuri icyo, nyuma baganira kuri icyo bita ntuza rurovuro, leta igendera ku mategeko. hanyuma nabyo birangiye baganira ku ntuza protocol yo kuganira gusaranganya ubutegetsi. bigeze ku by'ingabo ni naho byateje n'ingorane, kuko twagiye tunegosiya. nyuma ni nabwo kugira ngo tubirimo tubinegosiya, nibwo bahagaritse, batangiye kujya kwica abantu mu Bugesera na za Kibirira. noneho turahagarara, nibwo cya gitero cyo itariki ya 8 ukwezi kwa 2 kugira ngo muri 1943 twateraga tukagera hano hafi za Shyorongi. Yego, amahoro y'Imana bane namwe mukunda One National Radio, Radio Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. uyu munsi twongeye kwakira Honorable Tito Rutaremara, ni umuyobozi w'urwego ngishwanama rw'inararibonye z'igihugu. Honorable, mwakoze cyane kuduha ikaze, kandi twishimiye cyane ko mwongeye kwemera kuganira natwe. muri aho? turaho, turakomeye, ntabwo twari duherukanye. ariko rwose nabonye muri iyi minsi warasubiye mu bujene. ejo bundi hari amashusho nabonye muri ku Cinyakaziki, rwose muri kubyina mwizihiwe, muri gutarama, ubona ari ibintu byiza. Kaziki mujya mukabasha? ni amatorero ya hano bari baje kuntaramira, bari bansabye ko baza iwacu mu rugo bakantaramira. babigira abantu bakuru, babigira n'aba bantu bahoze n'abana bashaka kugarura umuco. ariko ni gurupe y'abantu ngo banze bageze y'abajene, ariko bageze nko ku 100 n'abandi bashaka kugarura umuco gutarama. batangiye bataramira abantu bagiye baririmba, buriya nka ba Mariya Yohana, ba Cecile, none bagataramira n'abandi bakuru nkanjye. bari baje iwanjye rero. buriya abantu bose bagira ubuzima butandukanye, birumvikana. ubwana, ubusore, kugenda ukagera mu busaza. baravuga ati mu minsi wenda ya gisore namwe mwagiraga amahirwe yo kubasha kunezerwa bya gisore, cyangwa mwe byari byihariye? narabigiraga. hari cyane cyane ho ndi ni Burayi, na mbere mba muri Uganda. ndi ni Burayi ho tunuza ko hari ubuzima nari mfite. nakundaga gusoma, nkakunda kureba filime, nkakunda no kujya kubyina muri boîte de nuit, cyangwa kubyina bya Kinyarwanda.
ni uko i Burayi ho byabaga bitabonetse keretse iyo nabaga nagiye nko mu Bubiligi habaga abanyarwanda benshi cyangwa mu Busuwisi. Naho ubundi gusomaho nyine ibitabo umuntu yabaga asoma buri munsi, ariko ku wa gatanu najyaga muri filime tukayireba nimugoroba, nyuma yarangiza umuntu akajya muri boîte de nuit haba utaha mu gitondo. nigeze kuganira na Mariya Yohana mu minsi ishize, yansobanurira cyane ku bijyanye n'umuziki n'inganzo ya hiva n'uruhare rw'inganzo mu guhuza abanyarwanda bari hirya no hino, nkamwe mwari muri ubwo buhunzi, mu buzima bw'ubuhunzi, mu kugaruka mukegera abandi, mu gutangiza igikorwa cy'igitekerezo gihambaye cyo kongera kugaruka mu rugo ndetse no kubohora u Rwanda. Imyidagaduro, reka tubikubire muri iryo jambo, yabafashije iki mu kuguma hamwe ndetse no kumva ko bishoboka ko mugifite connection n'igihugu nubwo mwari muri kure yacyo? Muri bwa mbere abantu babanje gutegereza bibura ko bazataha, nyuma bigeze muri 1967 inyenzi zimaze gutsindwa, abantu batangira kujya muri shuguri. Ariko muri za 70, 71 na 2 na 3 hatangira ntuza renaissance, rebirth yo kumva ngo turi abanyarwanda. Hatangira amatorero hirya no hino muri Uganda, i Burundi, i Burayi aho babaga bari n'abanyarwanda babaga bari, batangira amatorero. Ariko uko bari bagize amatorero niko habaga n'amagurupe y'abantu bibazaga mbese bigenze bite, tugeze he. Ariko bigeraho hari amagurupe muri Uganda, hari amagurupe y'abantu bibazaga ibyo bibazo. I Burundi hari amagurupe n'atatu, groupe de réflexion, hari groupe y'irukatsa yahoze ari ab'inyenzi ba kera, hakaba n'igroupe y'abajeni muri za 80 bari batangiye kugenda bibaza icyo kibazo, bumva bakwiye kuzagira icyo bagikoraho. Ni Burayi niko kuko icyo gihe ho nari i Burayi muri za 77 na 8 9. Naho hari groupe mu Busuwisi, mu Bubiligi hari amagurupe abiri, mu Budage hari groupe no muri Amerika. Abantu bicara bakibaza bati ariko se amaherezo yacu ni ayahe, bizagenda bite? Ariko groupe yari muri Uganda na Nairobi, groupe ya RANU, Rwandese Alliance for National Unity, niyo yatangiye kwicara yiga ikibazo mu buryo bwa politiki, kuvuga ngo ko tukireba ikibazo cyacu kizarangira, reka tube kwihora twivuga ngo mbese tuzagira dute, reka dutere intambwe. Batangira rero kwiga uko bazavuga ati tuzatahe duti, tutahe mu buhe buryo. Ni RANU nibwo yatangiye. RANU ndetse niyo yagiye ivamo abantu benshi bagiye gufasha kwa Museveni, barabagiye gufasha kwa Museveni kuko bari babuze ahandi bajya. Ariko hari abandi bagiye babaza Nairobi, n'abandi bari no muri Uganda binjiye bagira ngo reka tujye gufasha iyi struggle, natwe tuzabona uko twifasha iyacu. Icyo gihe rero RANU nyuma nibwo yaje kuba RPF muri 70, muri 87 mu kwezi kwa 12 icyo gihe. Hanyuma rero ya RPF dusanga ubwo twari dushyizeho RPF twe gufata umuco wacu tukawukoresha byo kugira ngo abantu bongere binjire mu umuco wacu bawukunde, baririmbe, bagire. Ariko noneho uzanadufashe cyambere budufashe kumobiriza abantu nyine ubwo barimo iyo muririmba mwegera n'abandi muti RPF ni iki n'iki. Ariko noneho tugiye no ku rugamba none utangira uretse uko guhura tukinezeza tukagira ate. Ariko tugeze ku igihe cy'intambara nibwo noneho twawufashe kugira ngo noneho tuwukoreshe muri mobilisation, tunawukoreshe muri diplomasi, tuwukoreshe gushaka ibikoresho byo ku rugamba, kumobiriza abantu kugira ngo binjire muri RPF. Ariko noneho no gushaka ibikoresho by'urugamba
tukajya kubyinira nko muri Uganda nubwo twashyize nk'indahemuka yari kuri nivo national dukura i Burundi byavuze kubyina dukura muri Uganda dukura muri Tanzania ndetse n'abira bagira itorero rimwe noneho n'ahandi tugenda dushyirishaho amatorero ayo matorero atangira kugenda akora uwo murimo wo kwigisha kumobiriza abantu ngo binjiye muri RPF kumobiriza ibikoresho no gukora diplomasi kuko nk'ubu ngubu twayoherezaga nka buriya ndahemuka zagiye kubyinira mu Museveni kenshi zageze kujya kubyinira abayobozi bo muri Tanzania bigeze ko n'abandi bigeze nk'imitari n'abandi bigeze kubyina babyinaga abayobozi bo mu Bubiligi n'ahandi ugasanga twabonye izo mfashanyo ariko bigakora na diplomasi niko twawukoresheje umuco cyane umuco ubona ko wafashe no muri iyi minsi biri kugenda bigaruka ukabona abana bato bari kujya rwose muri gakondo ukabona n'ibintu byiza honorable urakoze cyane kudusangiza kuri ayo mateka y'umuco ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu numvaga ko ndi bukubaze kuko nabonye rwose ucinya akadiho numva nshimishije ahubwo n'ikindi cyanunguye ni uburyo wanagacinyemo wabonaga ko imbyino muri gukora mwayize mwayitoje muyizi muri kujyana n'abantu urumva kera nkiri muto tugeze nahoze mu itorero ariko bitari igihe kirekire kubyina mbizi gakere hanyuma rero n'icyo gihe cyo urumva n'igihe wari coordinateur w'ibikorwa bya RPF n'ayo matorero n'igihe bagendaga menshi ayo nk'iyo ndahemuka bazana tubashyira tubatangiza ariko babashyikiriza abandi bagakomeza bagakora tujya kureba y'i Burundi uko akora ibyo gitekerezo turabitanze tubiha abana nyamuneka mugakoresha uburyo tujya kureba y'i Burayi numva tubakurikiraga yego urakoze cyane honorable tuganira ubushize twaganiriye hanini buri gihe nako tuganire dukunze kuganira cyane ku mateka ariko twibanze cyane ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu bwo wambwira guti bwo twahagurukaga tugiye Museveni ari kumwe na Habyarimana bari i New York baramusobanurira ukuntu bimeze yageze mu Bubiligi aramubwira ati ni Ubugande bwanteye nyuma Museveni ati se turavugana ibintu akagenda akabihindura mu masegonda bituma n'urugamba rutangira rurakomeza rugera ku ntego ariko urugamba nubwo rwageze ku ntego guhagarika jenoside ndetse no guhagarika jenoside byaje nyuma ariko ingenzi byari kubohora igihugu ndetse no guhatira leta kujya mu mishyikirano mukaganira mutangira urugamba ku isasu rya mbere ryavuze icyizere cy'uko mushobora kwicarana na leta mukaganira cyari igihe dore ko inshuro zose mwagerageje byari byaranze ku neza ndetse na leta ririho rwose ntiyatinyaga kuvuga ko u Rwanda ari ikirahure cyuzuye takongeramo andi mazi ayarimo atamenetse urumva niko bimera ntago nk'uwo bari ufite ubutegetsi dictateur ntabwo aputanga ku neza nicyo cyatumaga rero tuvuga tuti nta ngorane tugiye kurwana noneho bizatuma bigira tumutse igitutu bitume yemera imishyikirano nayanga dukomeze turwane nibyo byagira ku ntuza ariko kuko burya intambara si byiza ugomba kugira naho uhagarika kugira ariko uyibonye ko dutangiye rero nibwo twarwanye nawe bituma noneho hazana pressure n'imbere habamo n'abandi b'imbere bamurwanya muri politiki nubwo yabagiye abarusha amaboko nyuma akagenda abatsinda ariko ubwo biradufasha turi inyuma turwana noneho tuganira n'abari imbere nabo banga icyo gitugu cye nibyo byazanye imishyikirano yarusha imishyikirano tuyijyamo mbere yo kwijyamo honorable nyihanganira nkugarura inyuma gato ni ryari mwumvise ese mwabyumvise mute ko leta ishobora kuba yemeye imishyikirano ubundi mu by'ukuri nta nubwo ariyo yayitangije imishyikirano nubwo urumva turimo turwana buriya yahamagaye abantu yahamagaye abaza kumufasha
Abafaransa baraza, Ababiligi baraza, ubwo no kumufasha ku rugamba kurwana. bafasha kurwana, Mm. kuko yagendaga bababwira ngo ni Uganda yamuteye, ntababwize ukuri. Noneho bituma Abafaransa baza gufasha, Abazayiro baza gufasha, n'Ababiligi baza gufasha. Leta imishyikirano yakozwe yatangijwe n'Ababiligi, biturutse kuki? Abagiye barimo barwana ku ruhande rwa leta, barwana no ku ruhande rw'Abafaransa aho bari bari. Abazayirwa bararwanaga bakagenda bafata ibintu, ukabona aho bahuye n'ihene barazifashe, aho basahuye za televiziyo ukabona babyikoreye n'inkoko zigiye ziri iruhande, no kugenda bafata abagore. Amateleviziyo yo ku isi arabyerekana. Abyerekanye, leta y'Ababiligi yari igizwe n'amapariti 5 nibo bari bafite coalition. Pariti imwe iravuga iti ntabwo twe twifuza yuko abasirikare bacu bakomeza barwana ku ruhande rw'abasirikare b'Abazayirwa, bati natwe y'abasirikare bacu batazarwana nk'abari Abazayirwa, cyangwa bakajya bavuga ko nabo bagenda biba bafata abagore n'abandi. Noneho iyo pariti irimo iravuga iti nimubigumaho igenda sohoka muri coalition, leta igwe. Iyo yasohokaga muri coalition, leta yaragwaga bakajya mu matora, ariko leta isanga itabishoboye. Icyo gihe premier ministre w'Ababiligi, ministre wa defense n'uwa affaires étrangères baza kugira ngo barebe ukuntu babivamo, baza gushakisha uko bakoresha imishyikirano kugira ngo babone uko basohoka muri icyo kibazo. Baje bagera muri Kenya irababwira iti bari abantu bateye baturuka muri Uganda, ariko twebwe ntabwo tumenye neza na Museveni, ntabwo yatwumva. Noneho bajya muri Tanzania babibwira Perezida Mwinyi ahamagara Perezida Museveni na Habyarimana, bahura na Perezida Mwinyi muri Mombasa. None baravuga ngo bemeye ko habaho cessez-le-feu, ariko urumva ntibabitubwiye, ariko bavuga ko Museveni na Mwinyi bazaza kubitubwira. Barasinya, Ababiligi babonye ako kasinyateri ko ibintuza bihagaze, mbese bishakiraga agapapuro bavamo barataha, ariko nta byigeze biba. Twarakomeje turarwana, ariko icyo kiko cyari cyatangiye gityo gituma muri OUA, icyo gihe OAU niyo yari itaraba African Union, yari organisation yari ifite n'izina OAU, ubu yabaye AU, African Union, yari itaraba AU. Noneho bakijyamo icyo kibazo, bakigiyemo babibwira Mwinyi bati turashaka ko iki kibazo noneho tugikurikirana, ayo masezerano agakomeza agakora neza. Mwinyi ahamagara bari abaperezida, none ntibaduhamagara, ariko ahamagara abaperezida Museveni na perezida Habyarimana, ariko bongeraho n'aba turi hamwe, bongeraho Uwazayire nubwo ataje, hagiyeho premier ministre, bongeraho n'uw'i Burundi, urumva abo twegeranye. None ababwira ko bahurira Zanzibar, none ababwira ko OAU igiye gufata icyo kibazo. Nyuma y'iminsi noneho bijya Dar es Salaam, haba inama nabwo ubwo ntitwari duhari, ariko iyo nama igiyeho iravuga ngo ibyo Habyarimana atifuzaga, iravuga ngo hakwiye kubaho guhagarika intambara, mukanegosiya guhagarika intambara, hanyuma
ukumvikana n'abariya mu Rwanda. Ntabwo Habyarimana yabyifuzaga rero, ariko niko byabaye. Ubwo bashaka ubikurikira, nibwo Mobutu yabifashe. Ariko Mobutu batarabimuha, twagiyeyo, nanjye bagiyeyo, kuko twifuzaga ko ava muri iyo ntambara. Tujya kumureba, nahuye nawe ntuza Mbandaka, mu bwato yari afite ubwato agenda muri ya furevi yawe ya Kongo. Turamubwira tuti murimo nk'aho wagiye hagati, ahubwo uri mu ruhande ruturwanya kandi twirwanira. Umuturere nawe yifuzaga yuko nyine icyamukurayo, none se aratubaza ati se murumva byagenda bite? Tugiye, kuko turamubwira tuti rero twe tumva aho kugira ngo ujye ku ruhande rumwe, ahubwo nka grand frere waza hagati akaba uri gukoresha imishyikirano ukaduhuza. Ati murumva mwabyemera? Wenda ntituzi niba Habyarimana ati muho mubungunza mwibwirire. Nuko byateze, Oyiwa bimuhaye, biratangira za negociation zibanza kubera Goma. Ubwo ariko hari amatariki, ubwo umuntu agiye areba amatariki, nagenda nyababwira nuko yibuka mu mutwe. Bibera Goma, tugahura twicaye ahacu, nabo bicaye ahabo. Uwa Mobutu akagenda anyuraho, agenda bizana ibitekerezo. Hanyuma bongera guhurira Badurite, nyuma duhura Nsere, dusinya cessez-le-feu uzajya mu basinya. Isinywa na mukuru wacu w'ingabo, perezida icyo gihe wagiye kuyisinya. Nsere ni quartier ya Kinshasa, na minisitiri w'affaires étrangères w'u Rwanda imbere ya Mobutu. Ariko ubwo ibyo bashyizeho ko hazajyaho abantu bazaza, abasirikare, bamwe bazava i Burundi, abandi bakava Zaire, abandi muri Uganda, abandi Tanzania, abo mbese ibyo bihugu bikikije. Abasirikare barabo kuza kujya hagati. Noneho natwe tugatanga 5, n'u Rwanda rugatanga 5. Ariko bigize Rwanda rwanga ko abacu baza, ntibyaba rero. Imirwano irakomeza. Muravuga uti abacu bataje, ubwo natwe ntabwo none siko bari banze. Bigize birakomeza. Nubwo imishyikirano bikomeje, bitangira abantu b'i Burayi kubyinjiramo. Icyo gihe n'amapariti yaramaze kwifominga yose. Ndibuka baduhamagara mu Bubiligi. Mu Bubiligi duhurirayo, ni igihe twateraga Byumba rwose. Baduhamagara mu Bubiligi, duhurirayo, amapariti yose, ariko yemerende yanga kuza. Duhurira n'amapariti, duhurira n'abasenateri b'Ababiligi. Amapariti yandi ya MDR yo mu Rwanda, natwe ubundi bari bahamagaye na MND nawe bayihamagaye, ariko iranga. Kandi MND niyo iri ku butegetsi. Ubwo yanze rero tugumaho, turagenda. Ariko hashize igihe gito baduhamagara mu Bufaransa, noneho MND natwe turaganira, bashaka yuko za negociation zagize mu Bufaransa. Turabwira tuti rero ntabwo bishoboka, mwebwe mufite uruhande rumwe mu Rwanda, ntabwo mushobora kuba ba facilitateur cyangwa abahuza, kuko mufite uruhande rumwe muriho. Kandi turabwira tuti hari umuhuza uriho, wari waremewe na Oyiwa, inzego twese tubyemera, twasinye na cessez-le-feu. Ntitumve igituma atakomeza. Birabashobera, bati se murashaka ko bijyaje, kuko batashaka ko bijya muri Zaire. Nta ngorane.
n'ubundi Tanzania yari isanzwe ibikoraho. Tanzania noneho haba ibintu bibiri. Ubu tuvuga ko tuzahurira Arusha, niho twemeye muri Tanzania. Tanzania ikaba facilitateur, ariko negotiator akaba Zaire. Byemye bityo, ariko mu by'ukuri facilitator niwe wabikoze. Ari nibwo habaga hari minisitiri byintroduizaga na perezida Mwinyi, ariko minisitiri wa affaires étrangères wabo akabikomeza. Hakaba hari na minisitiri wa affaires étrangères w'abantu b'abazayirwa. Negociation nibwo zatangiye Arusha. Arusha habaho ibice bibiri. Igice kimwe kijya ku negosia Arusha, cyari kiyobowe na pasiteri n'abandi bose abantu bagendaga bajyamo. Ariko hakabaho indi groupe yo bitaga political military committee. Iyo yabaga arimo abasivili n'abapolitisiye. Iyo niyo yagomba kureba nka negociation zaba zihagaze, ikajya kureba impamvu. Niyo iyo hagize n'ikiba, niyo yajya kubireba kugira ngo bikore. Iyo twakoreraga Dar es Salaam, tugahura tukareba ko negociation zigenda neza, haba hagize igihagarara tukazongera tugahura tukajya kuri cyabihagaritse. Mbese niyo yari yaragiyeho kugira ngo irangize ibibazo byaboneka muri izo negociation. Aho n'igihe wari uyoboye groupe yacu habaga harimo twazanaga n'ubundi n'abasirikare, harimo n'abasivili. Twabaga turi batandatu bacu na batandatu babo tuvanze. Twahuraga Dar es Salaam buri gihe. Negociation rero zirakomeza impande zombi, yari za Dar es Salaam ari na hariya za Arusha. Cyane cyane za Arusha tangira kongera kuganira kuri CCRF, noneho bayinjizamo neza. La Indian Serem bayiganiraho, nyuma baganira kuri ngo nanjye nagendaga njyayo, nubwo nari muri iyo komisiyo. Iyo komite ntabwo yateranaga buri gihe, twagendaga tujyaho kuri aho bigeze, tubashyire n'ibitekerezo n'iki. Ibyo twabaga twafashe turi muri komite executive, duhuriyemo na high command y'abasirikare. Ubu niko zakomeje, babanza kunegosia kuri icyo, nyuma baganira kuri icyo bita ntuza rurovuro, leta igendera ku mategeko. Hanyuma nabyo birangiye baganira ku ntuza protocol yo kuganira gusaranganya ubutegetsi. Bigeze ku by'ingabo, ni naho byateje n'ingorane, kuko twagiye tunegosia. Nyuma ni nabwo kugira ngo tubirimo tubinegosia, nibwo bahagaritse, batangiye kujya kwica abantu mu Bugesera na za Kibirira. Noneho turahagarara, nibwo cya gitero cyo tariki ya 8 kwezi kwa kabiri, kugira ngo muri 1993 twateraga tukagera hano hafi za Shyorongi. Bituma rero, kuko icyo gihe bari batangiye kwica abantu, turavuga turajya muri negociation, mukajya gukora genocide hirya no hino. Birongera birahagarara. Ubwo turongera turabiganira, tubanza twese guhurira i Burundi, nyuma duhura Tanzania kugira ngo imishyikirano yongere igaruke. Turaza tubisinyira hariya hafi ya Byumba, nibagiye hariho izina rya tugira imishyikirano imwe, ya mishyikirano ya ntuzi irakomeza yarusha. Ariko noneho kuko twari twemeye ya zone twari twafashe, ko hatagira uyifata, ikaba zone tampo, bayitaga zone tampo. Noneho turanegosia uko iyo zone tampo izakora. Ubu hagiyeho umusuprefe w'igice kimwe igice
cyarebaga za Byumba n'amatora twaranegosiye birangije dushyira supurefe wari uri mu gihugu, wari uri mu butegetsi bwa Habyarimana? oya icyo gihe twageze ku buryo tutoresha Kamanzi wari uwa PSD. Kamanzi yari umwarimu muri universite i Butare, hanyuma niwe twatoreshe PSD yamutanze, wari uwa supurefe waho ngaho muri iyo zone Tambo. ubwo rero nyuma negosiasiyo zongera ziragakoza Arusha, noneho zo kugabana ingabo, gushyira hamwe ingabo zirarangira, birangije hajya kuri protocol yo gucyura impunzi, nyuma hajyaho noneho kugira code amaparti yagombaga gusinya iyo code imyitwarire. Icyo gihe nabwo parti CDR yanze kuyisinya, yanze kubisinya birarorera, Habyarimana abanza kuruhanya ariko nyuma aza kubisinya. Nyuma nibwo mu kwezi kwa cumi nibwo yasinye. Noneho turategereza, twagomba gushaka mbese ubwo ngubwo kuko imyanya yari yafashwe, none mwohereje amazina y'abashaka y'abazajya muri guverinoma n'abazajya mu nteko. Nyuma Loni bambaye Minwari iza kuza kudushaka, twavuyeyo muri 28 z'ukwezi kwa 12 muri 1993 tuzi i Kigali, nibwo tumvaga tujya muri CND. Hariya niho twari twarafashe, tuzana n'abasirikare 600 batayo ya 600 bayita y'abasirikare 600 barindaga abo banyapolitiki. Abo basirikare bari bafite misiyo yo kurinda abo banyapolitiki bagiye kwinjira muri guverinoma. Nicyo cyane bari bafite iyo misiyo yo kuza kurinda nyine abo banyapolitiki. Ubwo rero twari turi kuri kaya gasozi ka Ntuza ka CND n'abasirikare bacu ariko aribo bakarinze. Ariko honorable, kuri icyo ngicyo cyo kunegosiya, waratangiye witwa umugande, waratangiye udashaka, bavuga bati ikirahure cyuzuye, noneho bikagera ku rwego rwaho urwanye ugakorana negosiyo ituma abanyapolitike bawe binjira muri CND, binjira mu mujyi rwagati Kigali baherekejwe n'abasirikare 600. Ku mashusho tubona reception babakoreye rwose, abaturage buzuye imihanda. Muri ayo mashusho namwe mugaragaramo rwose. N'ibintu mwabifashe mute ikintu nk'icyo, kuba muvuye mu myaka ingahe ishize bari kubafata nk'abanyamahanga, bari kuvuga ati ni ikirahure cyuzuye, none bikagera aho leta yemeye ko mugomba kuza mukaza imbere mu gihugu muherekejwe n'abasirikare banyu, mukaza hano kuri CND? Urumva ibyo byo kongera ko kutumenyera, kuko tutari tumaze igihe tunegosiya nabo, byaba Arusha byaba Addis Abeba muri iyo komite twanegosiyaga nabo, kandi tumaze n'igihe duhura n'amapariti, twahuraga n'ayo mapariti. Hari ubwo twahuriraga nabo i Bubiligi, hari ubwo tugeze guhura nabo, twahuye nabo mu Bufaransa, ubwo twahuye nabo Mozambique, Mombasa, tuhurira nabo ni Burundi i Bujumbura. Urumva amapariti twarahuraga. Noneho icyo gihe yatangiye kujyaza no kudusura, amapariti amwe yatangiye kujyaza kudusura ku Murindi, pariti za PSD, PL, UDPR, PDI yazaga ku Murindi, n'abanyamadini, ndibuka abasenyeri b'abaporoso badusanze ku Murindi, abasenyeri bose bikoze baraza. Abagatulika bo twahuriye nabo i Bujumbura. Urumva ko abantu twahuraga nabo twagendaga duhura. Noneho icyo gihe n'abanyarwanda muri icyo gihe cya za negosiasiyo no nyuma yaho batangira nabo kujya baze tukagerayo iminsi mikuru ku Murindi, tukajyayo za fundraising, abari mu Rwanda bakanyuraho bakaza. Icyo gihe tumaze kugira zone tampo bafite aho banyura binjira. Urumva rero ko twari tumaze kumenyera nabo. Noneho
icyo gihe ko kuko byari bimaze no ku icyo gihe kuri iyo tariki ya 8 y'ukwezi kwa kabiri duteye, byerekanye nuko tubarusha mu kurungo gutera rimwe ukaza ukagera hafi ya Kigali. Abantu n'abandi bo hanze n'abo mu Rwanda na leta yo kwa Habyarimana n'abafashaga b'Abafaransa babonye ko turi force ikomeye ishatse ishobora no gufata ubwo butegetsi ku ntuza. Babona ko atari ugukina, ko ibintu biri seriye rwose, kuko babona gutera uwo mwanya ukaza ukabageza bagenda bahunga ukabageza aho za Shyorongi. Kwemera imishyikirano noneho icyo gihe bumva ko imishyikirano nubwo babyemera bemera kuri iyo pressure, noneho si bo bonyine barabibonaga niba, ariko nabo babafashaga babona ko bati nyamuneka nimutase tumvikana nabo bazafata ubutegetsi. None batangira nabo kubagiraho pressure, nimwumvikane mujye mu butegetsi, ukavuga bati nimugende mu butegetsi muzanabatsinda mu matora. Urumva rero bashyiraho izo pressure, bituma bemera batemeye. Mbese Habyarimana akabeshya ariko atabyemeye, abe baranabivugaga, ariko nawe yarabivugaga ko yavuga ati ayo masezerano yose mwavuze, ibyo bipapuro turabyemeye, ba mugenzi bantu n'abandi bose niko bagendaga bavuga. Ariko icyo gitutu cyane ababahaga amafaranga, Abafaransa, Ababiligi n'abandi bazungu, mbese Abasuwisi, Abadage babafashaga, batangira kubabwira ati iyi ntambara nimutayirangiza muzatsindwa, nimwemere muhure, nimujya muri demokarasi. Bo bibwiraga ngo demokarasi nibwo Abahutu bazatsinda, mbese niko babwiraga. Ni icyo gitutu cyatumye bemera rero, cyoko babonye ko tubatera seka bacu babarusha ingufu, ariko noneho nabo ngabo ubona icyo cyatumye rero batangira gutegura jenoside, nako bari batangiye kuyitegura kera, batangiye kugenda bashyira mu bikorwa byo hanyuma kugira ngo noneho bipfe. Ubwo duhari Habyarimana tuhageze, twagombaga kuza tugahera ko bashyiraho turahira ngo bashyiraho guverinoma n'inteko, arabyanga bibaho. Twongera kujya muri za negociation, turaha none duhuriraho, tugahurira mu Rugwiro hariya aho yakoreraga mu biro bye, parti tugahurira muri primature, kuko icyo gihe premier ministre yari Agata, tukahura n'amaparti, mbese tugenda muri izo za negociation kugira ngo bongere babyemere. Nyuma we icyo yakoze, atangira kuvuga ati keretse CDR nimuyishyiramo. Ibyo rero bitangira gutera intambara. Turamubwira ati CDR yanze kubisinya, kandi CDR iragenda ivuga hose ngo nibica Abatutsi. Twebwe twaje kugira ngo amasezerano avuga yuko tugoye gushyiraho leta twumvikanyeho kandi y'amahoro, kuko twubake amahoro. Bo baravuga kwicana, twe ntidushaka kubashyiraho. Bijyaho abantu mbese abantu bagira igitutu, ayo mapariti ageze aho aremera, n'aya madini ageze aho aremera, ngo CDR nijyemo, aba ari twe turanga. Babona ko twabyanze, turakubwira tuti no, icya mbere ntibigeze basinya iyo protocole. Icya kabiri, ntibarahagarara kuvuga kwicana, teka bavuga ngo ntabwo bazajya muri leta y'Abatutsi kandi bagahamagara Abahutu guhaguruka kwica Abatutsi. Ntabwo twabemera, ngo bari bemereye ni bake tuturuye. Hari na principe y'uko tutemera abicanyi gukorana natwe. Nyuma rero ubwo abonye ko binaniranye, atangira indi turufu yo gucamo amaparti bice. PL mugenzi wari perezida wa PL amwemera kumuha ministeri no kumuha ibintu ngo banza ni muri za banke sinzi ibyo bamuhaye. Nyuma parti yayicamo ibice,
aho abahutu batwara ukwabo, abatutsi yari irimo abahutu n'abatutsi. Igice cy'abahutu kisigana mugenzi abatwara bajya muri pawa, kora igihe gihe nibwo nyine peyeri bwo yazanye n'icyo bita pawa, kuko bakaramira bariya bari muri bakaramira bari muri MDR pawa, noneho bajya muri pawa. Ubwo yicamo ibice na MDR yicamo ibice, abagumye na Twagiramungu babitaga Amajogi ngo ni bake, n'abajyanye na ba Karemera n'abandi bose bakaramira n'abandi bose n'abicamo ibice. Noneho bibaye bityo baratangira bavuga ati ubwo rero murara ko amapariti yacitsemo ibice, abajya mu nteko n'abajya muri guverinoma ni abo muri pawa. Ubu haba izindi negosiyasiyo, tujya muri za negosiyasiyo tubyanga tuti, noneho tugera aho twumvikana noneho tuti amarite yaje, abaje bari muri pawa bo bagume muri pawa, abatari muri pawa nabo baze bose, ibice byombi bizarahire kuko amarite yari yatanzwe mbere. Tumaze kubyumvikana dutyo, tutarabyumvikana ngo bijye mu bikorwa, Habyarimana aza kurahira, aza ku buryo yagiye guhagarika, yohereje abasirikare bahagarika abatari muri pawa bo muri peyere na MDR, ngo kugira ngo aze arahize abari muri pawa natwe bibe fete kompuri, mbese bimere bityo. Babarahije abandi bataje, iyo babaga batarahiye ntabwo bajyaga muri guverinoma cyangwa bajya mu nteko. Abo rero baratutelefona baritubwira twanga kuza, twanze kuza, araza ararahira, ariko twari turi hariya muri CND, ariko twanga kujya mu nteko aho bari. Baramubwira bati, arangije kurahira baramubwira bati FPR ntabwo yaje. Ati FPR ntabwo yaje bwo ifite izi mpamvu, birapfuye biragenda. Twongera gusiga muri za negosiyasiyo, n'abageze aho ngaho bya bihugu bimugeraho pressure, birongera atangiye kumugeraho pressure, bati nyamuneka ukwiye kubyemera. Hanyuma nibwo yajyaga rero muri Tanzania kujya kubyemera, agarutse abe baramurasa. Jenoside rero iratangira icyo. Tugarutse ku mishyikirano gatoya, honorable, nko muri kutuganiriza, sende niho mwaje, niho twari turi muri muza, niho mwahise mujya. Hatoranyijwe hate, kubera iki urumva mwagiye muri sende? Buriya twasabaga ko baduha, urumva twagomba kugira aho abasirikare bacu bari, twasabaga ko baduha kan Kigali, bakanga bati kan Kigali yegereye televiziyo, yegereye radiyo, kandi kudukuramo ni agasuzuguro. Televiziyo na radiyo byari he? Biri mu mujyi, urumva byose byari hariya, byari kuri plateau byose. Kuri Remforo hariya byahoze, niho byahoze, hari aho byari biri nyine. Urumva natwe twari hirya aho ngaho, bakareba bati hagize ikiba bayifata uwo mwanya, kandi bakavuga bati kandi kudukuramo baratwereka agasuzuguro ko batwimiye. None tutureka rero, none dufate rero nimuduhe ka Kanombe. Ka Kanombe niho perezida yari, none barabyanga. Bo bakagira ngo baduhe ka Kami. Ka Kami rero buriya hari imihanda ijyayo itari gudurone, itari kaburimbo. Biroroshye rero gushyiramo za amagrenade hirya no hino, bakabarasa mu gihe imodoka zanyu zajyamo zikashwanyagurika. Urumva gucukura hariya h'ibitaka, ukongera ukarenzaho ibitaka, ushobora kuza ukagira. Namwe murahanga? Turahanga. Nibwo rero abacu bagezeho bemera, baje gutoranya, batoranya sende, baje bati kariya agasozi karimo dufite uko twakarinda n'ibyo. Sende yari irimo iki mbere y'uko? Ubundi buriya hari n'intuze, harimo inteko, n'ariya mazu ab'inteko niho bararaga, n'ahandi hirya rero niho ibikorwa bindi byakorerwa, ariko bari bataratangira kurarayo, bari hatarakingura, ariko niho yajya kuba hoteli y'abantuza y'abadepite bava hirya no hino batari muri Kigali, bakajya bararamo.
so barevacuatinze bavamo ibikorwa by'inteko birahagarara. oya ariko ntabwo bari bataratangira kwinjira ayo mazu, nitwe twayinjiyemo bari bataratangira. ubundi babaga muri aya mazu yo mu Rugwiro, babaga bari n'ahangaha hariya mu Rugwiro hari utuntu twinshi bagiraga, bararagamo aho ngaho, ariko bagira ngo bazimuke bajyaho. hari aho rero hari aho inteko, hakaba aho ibikorwa nyine za serivisi, hejuru abantu bakajya bararayo. Hepfo nk'uko cyashwanyaguritse hari sena, hari horo yo kwidagadura n'iki. Muri iyo horo hakageramo n'ibiro bya Habyarimana, iyo yaje nko mu nteko bakamubwira aho yicara, aho yaruhukira, nabyo byari bihari, ariko byo barabirashe birashwanyagurika byose ibyo ngibyo. SND yari ikomeye, bagendaga baturasaba, yaratangiye kuraswa rwose ubwo Habyarimana yapfuye, barinda bava muri Kigali bayirasa, ariko iby'iruhande bari birashwanyagurika, ariko biriya byari byubatse muri za Amerika. Ntabwo bigeze bagerageza kwinjiramo ngo bakore wenda bagerageje kwinjiramo, ariko abana bacu bari bagiye muza, buriya baragiye ubwo ngubwo, uwo munsi baragiye bagira indake hariya, ntureba hahegereye aha hari Kigali Hayiti, bagiramo indake zo kubuza ntuza perezidansi kuza, urareba ko barazegera. Indake irazenguruka kanje pe, ibuza perezidansi n'abantuza na gendarme kuba baza, ariko ya mbunda nyine ikabafasha, yari hejuru fashe, ikarasa abagiye kuza, ikabarasa ityo, n'abandi bari mu ndake baza bakabarasa. Niho barwaniye rwose, barwaniye kugira ngo babuze kuza. Indake zari zagiye muri ibyo bice, ariko cyane cyane muri icyo gice hano, guhera kuri aho ngaho kuri Kigali Hayita, aho biza kurinda ugera hari Ministry of Justice no kuzenguruka hirya inyuma, kuzenguruka ukajya no ku Gishusha, ni iki indake zihari z'abana, ariko zagendaga zikurikirana zityo, wenda ab'imbere bakuramo ab'inyuma bakabarasa biki, ariko ntabwo bigeze babasha kwinjiramo. Hanyuma honorable, mwahamaze igihe kingana gute murimo mucunzwe n'abo basirikare 600 mbere y'uko batangira kubarasa? Urumva twagiye mu kwezi kwa 12 tariki ya 28, ubwo ni amezi 4. kurasa rero byabaye mu kwezi kwa 4 itariki ya 6. Muri aya mezi 4 mwahamaze muri SND, mwari mubayeho mute? Mwari mutunzwe n'iki? Amazi mwayakoraga he? Imiti ibyo kurya byavaga ku Murindi. Mwari mwanze kubifata mu gihugu? Ni ubushake bwanyu cyangwa byarahuriranye gutyo kwanga ko urumva iva mbere mu gihugu? Kwanza kugira ngo uzashake inkwi muri Kigali byaga byoroshye. Ushake inkwi zo guteka? Yego. Aho bari amakamyo ajya kuzishaka akazizana, kugira ngo mbese gutema amashyamba yiriyo twari turimo kazi kaza, bakaba arizo batekesha hariya, badutekera. Uwo muhanda wose kuza rero twaherekezwaga n'Ababiligi. Ababiligi bajyaga imbere, urumva kutuzenguruka. Ababiligi nibo barindaga abinjira n'abasohoka. Yego. Kuri uru ruhande hirya hakarindwa n'Abaganaye, ariko cyane cyane Ababiligi akaba aribo bagomba no kuduherekeza aho tugiye hose. Twatugiriye akaba ari bagira, bakabanza bakadusaka, bakajya mu byuma byabo, bagashyira mu modoka, akari ibyo mujyanye n'iki, n'imbunda mujyanye bazanditse, izo arizo zose barazandikaga, bagapima ko arizo. Noneho mukagenda bakabaherekeza bafite za ntuza autoblended, ukagenda ziri imbere, abandi bari inyuma baduherekeje, tukagerayo ku Murindi. Mwaza bakongera bakabasaka, mwamugeze hafi mwinjira, hari aho abasirikare Ngondore, hari abasirikare b'u Rwanda nabo bagasaka. Nacyo kijya cyinse turavuga ngo twagendaga tubizane, kandi mwarasakaga n'ab'i Rwanda bakabasaka. Mwaza mukayinjiramo, mwakwinjira hariya mugiye kwinjira, twinjiraga ku Gishusha,
ntuza ariya bakongera bagasaka mwinjiramo muri CND abirigi bakongera bakajyamo bagasaka n'ibyuma n'iki imbunda mwabaga mwatwaye zabaga zanjye. Impamvu nkubajije icyo kibazo ubwo hari ibihuha bijya ku mbuga nkoranyambaga n'abandi n'ejo bundi umugore wa Habyarimana yabikomojeho ikiganiro yagize bavuga ko mwajyaga ku murindi kuzana inkwi ariko hagati na hagati mugasesekamo abasirikare hanyuma bakaza aho bavugaga bati abasirikare bari muri CND ni benshi kuruta abandi barabeshya muri supply yazanaga abasirikare benshi n'abaza si uko nguko baza kuko urumva mwaragendaga mujyanye n'ababirigi icya mbere mwakagurukaga bakabara imbunda zigiye n'abantu bagiye abasirikare n'abasivili mukagenda ubwo muri hamwe nabo ntabwo babasakaga mukagera iriya mugakurayo inkwi mugashyiramo n'ibindi bagasaka abo babirigi mwatyaye barafite n'ibyuma bijyamo byinjira no muri zimwe bakagenda basaka bakareba ko imbunda mwajyanye arizo mugaruye abantu bo abasirikare bambaye bakareba ko ari bo bagarutse n'abasivile bagiye niba mwavuze ko muri mujyanye nk'abanyapolitiki batatu ntabwo muri bugarure abari inyuma ya batatu abarenze batatu muragarura abo ngabo keretse mwabivuze ngo tugiye gushaka kanaka na kanaka mwaza mwinjiye ngondore ahari abasirikare b'u Rwanda nabo bagasaka ariko bakareba imbunda none buri muri hamwe n'ababirigi mukaza mwajya kwinjira untuza muri CND bakongera n'ababirigi baraho kandi mwazanye n'ababirigi bakongera akabasaka mukinjiramo gusa mwanyuramo utiyetse ibyo kuvuga ngo basirikare basesagaraga mu modoka no kubeshya niba hari nabo twazanye bacaga izindi nzira ariko ntabwo ari aho ngaho ubwo byo birashoboka ko hari abandi baje gutanga urumva kuko buriya ko umuhanda n'uyu ariko kuva aha ngaho urigera za Rwamagana hari umunyarwanda wanyuramo buryo agenda agira nk'ibyo ariko ntabwo ariko urumva nawe kugira ngo azafate icyo kintu za biriya anyure muri izo za bariyeri zose zino zarinda agera hano cyetse agenda nijoro nyine iki nk'uko bwoko wenda umwe cyangwa babiri ntabwo urumva benshi ntibanazi imbunda ashobora kuba imbunda we ntabwo yayitwara byamugora ko yaca kuri yayinyuza hehe yayinyuza he ku ntuza urumva ibyo ntuza ni ariko 600 bari bahagije kuko ni nabo baturinzi ni batayo tujya no kugenda turabajije nanjye bakibaje mwerekane ko dukikijwe n'intuza na za Kano hari Kanombe hakaba ka Kigali hakaba Jepe hakaba Gendarmerie hakaba Kankami hakaba imbunda zabaga kuri ntuza kuri Jari na hariya kuri Mo Kigali bose byose barebaga muri CND na Rebero nayo yarebaga urumva rero nibwo tubabaje tuti se ahari abantu byagenda bite turamutse dutewe tuvuga ko umukuru w'ingabo yaratubwiye ati batayo ishobora kurwana iminsi 4 cyangwa 5 tukaba twabageze tuza turwana tukabageraho cyangwa se ishobora kubashyira imbere mukagenda ikagenda ibarinze irwana tugahurira mu nzira icyabaye rero nuko iyo yararwanye baraza mu minsi 4 bari batigeze nkuko byabivuze ariko honorable guhitamo kwemera CND ko muri buhaze ahantu muzengurutswe n'ibyo bigo byose uvuze n'ahandi wabonaga tutazengurukaga urumva ntabwo twajya kujya Kanombe bari banze ngo hari kwa perezida nitujye ka Kigali bafite ibyo bintu zabajyanye bo bagashaka kuduha Kankami rero twayangiye izo nzira zose imihanda ijyayo ntabwo ifitemo ntuza nicyo twabyanye
twagomba rero kujya aho tujya ni hariya. Yego, ubwo nkomeje kuri cya kibazo nari nabajije, ubwo ibyo gutekesha inkwi, ibyo kurya, n'imiti byose byavaga ku murindi. ku murindi. Ku murindi ubwo nabo babaga babonye ukuntu babibona oya none ko byari bisanzwe n'ubundi bidutunga se ku murindi, niyo twaturutse rumva ibyadutungaga n'iki niho byabaga biri. uko guherekezwa n'Ububiligi byari umwanzuro wafatiwe Arusha ko Ababiligi aribo bazajya baba. Ababiligi nibo bari bafite abasirikare benshi n'abato n'ibikoresho byinshi. ni umwanzuro wafashwe na Minuar ubwayo. Yego, ko ari Ababiligi aribo bazajya baduherekeza bagira, kuko nibo bari benshi bafite n'ibikoresho byinshi. reka turebe iyo bishoboka ko indege ya Habyarimana itagwa bagakomeza nk'uko baganiraga, nk'uko bari mu biganiro, ntibikoreshe nka pretekste yo gukora jenoside. Ibyari biri ku meza mu mishyikirano, ibyo FPR yari yahawe, imyanya yari yahawe, amaminisiteri yari yahawe, yari ahagije ku ntego n'impamvu zanyu, ku buryo muvuga muti nibabyemera icyo turwanira tuba tukigezeho? oya, byo byose byadushakaga struggle. Reka duhere nko ku gisirikare. ubwa mbere bwo twari twashatse ko tuba 50-50, ariko negociation biturutse no ku makosa amwe y'abamwe bacu iziza kuba ko abasirikare ba officers 50-50, ariko men abandi basirikare bagize bo bagera 60%, twe tukagira 40%. ntabwo nubwo ari uko byemejwe, ntabwo ariko mwabishakaga. oya, twashaka ko ari iyo negotiation isaba byinshi. twasabaga ko ubwo tuvuga ko ari twe dufite abasirikare bafite agaciro, batica abantu, batagira nabi, ko ari twe dukwiye kuba benshi. arme ikora nabi kandi itsindwa ikwiye kugira bake. niko twanegosiyaga tugeraho twemeranya ko twahuza umwe ibyo n'indi ntuza ni ikindi kiganiro niba byishe, ariko byishe nabwo turongera turanegosiya bigera aho ngaho. bigeraho umwe mu banyu mwari umwe wagikuze no kuba tretre, ariko niwe tumye twongera dusubiramo tugeza ku ntuza, tugeza aho ngaho, ariko turongera turanegosiya noneho tugira 40, nabo bagira 60, ariko tusanga ntacyo bitwaye. urumva muri za minisiteri rero tuganira muri za minisiteri, muri negociation nazo zigira ibyazo. hari abantu babaga bafite za intérêt zindi, namwe mwifitiye izanyu. urumva nka Emerende yumvaga yagira presidence, urumva nibyo yagira presidence. MDR nawe kumva yagira premier ministre, ngaho kuko nibyo bashaka. ariko ugasanga hari nka za parti za PL na PSD zo zirashaka za minisiteri hagiye hari amafaranga menshi. twebwe twishakira izifite mobilisation. ubwo niki cyatuma dufata urubyiruko, abari n'abategarugori, Minaloc, niyo n'intuze na secretary yo gucyura impunzi. urumva zijya muri mobilisation ku ntuza, bakanaduseka kuko izo zabaga nta mafaranga zigira. abandi wenda bashaka ministeri ya finance, shaka infrastructure, medicine n'iki, harimo amafaranga, bakanaduseka ngo ntabyo tuzi. ariko twebwe objectif yacu dushaka aho tuzajya mu mobilisation ku ntuza. urumva Emerende rero nko mu gisirikare bakumva ko Emerende itagira minisitiri wa defense. aha tutisawa. ubwo rero mufite minisitiri wa defense, umukuru w'abasirikare ari wacu, kabyanga muntu. none se biti murafata byombi se cyane muduhe minisiteri ya defense? bakumva batayirekura. urumva rero ko twe twabaga dushaka umukuru w'ingabo, CDS, kuko ari we burya uba ufite ingabo.
minisitiri aba ari umupolitisiye n'iki Mm. bakumva batarekera uwo mwanya munini kuko baba basuzuguritse ni ukurumva tukawufata nk'uwo nguwo ni n'ibyo rero byo kunegosiya kuko tumvaga tuba dufite igihe gitoya cya mobilisation turavuga tuti nitugira Minaloc tuzaba dufite abaturage tugira minisiteri y'abari n'abategarugori dufite nyine abari n'abategarugori na minisiteri ya youth ubwo rero bizatuma tujya muri mobilisation nibyo tuba twafashe abandi bo kuko buri wese babaga bafite objectif n'iki bumvaga turi n'ibicucu kujya gufata minisiteri y'abari n'abategarugori nta mafaranga abamo y'urubyiruko nta mafaranga abamo ariko ya infrastructure bakumva bashaka iya finance bo bumva bashaka amafaranga ariko twebwe dufite objectif cyo kuvuga ngo turajya ahamobiliza bakumva ko batebera n'abantu babaye hanze nta n'icyo bumva ariko turaga dufite objectif yacu nk'ibyo by'abasirikare tugira bumva ko kuba minisitiri aricyo gikomeye ariko twumva tuti nta problem twe tuzayobora igisirikare ubwo urumva wowe niwe ashinzwe gendarmerie ashinzwe no kubashyira hamwe no kubatreninga n'ibindi we n'undi akaba minisitiri byari bigiye muri za minisiteri n'iki bikomeye n'ibyo twari turimo urumva rero nubwo twumvaga ko ahandi twumvaga ko tushoboye twari tuzi ko bo mobilisation yabo bafite iriya mobilisation yabonana n'ibihugu by'i Burayi n'iki yo kujya kutudara bakahamagara abantu n'abandi ariko twebwe ko tuzigabanya muri abantu tukababoheza muri za secteur hose none tukagira mobilisation ya house to house kurugenda ugera ku ntuza ushaka kugera ku ihene kuri buri muntu wese umubwira intuza tutari zagira ya zindi za meeting tugenda kugira ku ntuza ahubwo twebwe tuziha nk'abakadiri bacu tukagenda kareba ugera kuri buri muntu musobanura ibyawe kuri buri muntu kugira ngo mugere ku ihene ku matora kuko bari baduhaye amatora agomba kuba amatora abantu babiyumvemo niko twabikoraga ku ntuza ubwo birasubiza bavuga ko imyanya mwari mwahawe na minisiteri mwari mwahawe mutari kubyemera nk'abantu mwari mufite imbaraga n'ubundi mwari kugerageza uko mushoboye iyo myanya niyo twashaka bati FPR ntibyari gukunda ko ifata ikindi kitari ubutegetsi uvuga ijambo rya nyuma twebwe ntuzanye twebwe imyanya n'ubundi twari twavuze ko tugomba kuba moteri ya guverinoma moteri ni ukuvuga ko orientation n'ibindi bitekerezo bigomba guturuka muri twe muri icyo twagomba kujya muri za minisiteri za mobilisation twe twarishimye rwose kugira urumva birukanyiraga amafaranga tuti nta problem twebwe hari utwo dufite abanyamuryango bacu bagiye batanga tuzadufasha tujyemo izi ngingo 8 zanyu hagiyemo ya 9 nyuma byari gushoboka ko muzisunika mu guharanira ubumwe bw'abanyarwanda mugakora n'ibindi bihari buriya no muri Arusha byari mu kugira ubumwe bw'abanyarwanda ndetse no gushyiraho ntuza komisiyo yo guhuza abanyarwanda ku ntuzo urumva byagiriyeho muri Arusha byari gushoboka muri izi minisiteri mwari mufite none se ufite Minaloc minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu niyireba za district n'abantu ufite iy'urubyiruko n'iri burebe urubyiruko ufite iy'abari n'abategarugori n'iri abari n'abategarugori ubwo se basigaye uri mobilize n'abahe bariya bakavuga ngo ngo azabona wa minisante ngo harimo amafaranga menshi yaturuka hanze n'iki bumvaga bashaka kurya n'iki minefra harimo amafaranga yo kubaka imihanda n'iki bumvaga bafite aho bajya hari amafaranga menshi nibyo babaga bashaka n'aba finance twe tumvaga aho bazaduha mu budget zaje twikoresheje n'ayacu twifitiye y'abanyamuryango batanga ariko tugire kuko n'ubundi twari twafashe igihe gitoya byari amezi 21 kugira ngo tumubilize noneho tumvaga twatsinda amatora tutayatsinda tugafatanya na parti imwe twumvikana nayo kugira ngo tube twayatsinda nizo zari objectif yacu yego reka tugane ku musozo wakoze cyane kutuganiriza ku uraya masezerano ariko iyo wicaye warubajije iti izo ntuza zacu ku buryo tunegosiya leta
iriya leta ishingiye ku rule of law, ishingiye ku mategeko, protocol ya mbere nibyo twanyujijemo. Urumva twabibazaga se, murumva ubumwe bw'Abanyarwanda budakwiye kubaho? Burya ntawe uhakana ubumwe bw'Abanyarwanda ku mugaragaro, wenda yabyanga nyuma. Bamubwira turashaka ubumwe bw'Abanyarwanda, akavuga ati tugiye se mushaka uretse CDR, abantu bose barabyemeraga, ubu bakijyamo. None twabwira se ubu se ntitukwiye kubaka ekonomi ishingiye ku byo dufite? Uwabyanga ninde se? None tukabaza se uko mureba abantu bakwiye kwishyira bakizana, demokarasi ikabaho? Numva nabo nicyo bashakaga, urumva ni za ntuda zacu. None se ntitukwiye kurwanya za ruswa n'andi n'akarengane? N'ibisubizo bya bindi byacu zari zinjiye muri ya protocol, twumva ari nazo tuzakoresha. Ubu nacyo cyatumaga tuvuga ko turi moteri ya guverinoma, kuko ibyo twinjije muri ntuza, muri iyo protocol ya rule of law ni za porogaramu zacu. Wenda ntibajya kuzishyira bajya wenda mu bikorwa, ntibajya kubikora, ariko byajya gutangira nk'iyo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yagombaga gutangira igakora n'ibindi nk'ibyo, kubaka demokarasi. Nibyo twavuga ko tugiye kubaka, kureba ko abantu bazamura ekonomi yacu ngo ishingiye ku byo dufite, ntawe ushobora kubyangira hanze. Noneho nubwo wenda batajya kuvuga ngo turwanye ruswa n'iki, wenda ntibajya kuyirwanya, ariko bari babyemeye. Twashobora gushyiraho tutireka dushyireho inzego zirwanya ruswa, ntabwo bajya kubyanga. Babigira rero, baduha abacu babirimo bakatangira bakayirwanya, kuko byari byemewe. Intuza rero nibyo cyatumaga tuvuga ko ibyo ari byo byose, nubwo dutangiye turi moteri ya guverinoma, kuko harimo ibitekerezo byacu nibyo birimo bitora, byari byanyuze muri iyo ntuza, kuko ziriya ngingo zacu zihari, twari twabanje kwiga ibibazo u Rwanda rufite, ibyo bita objective conditions. Tureba tuti ese mu Rwanda hari ubukene? Ni ikintu buri wese yabona ko hari ubukene. Ese hari ubujiji? Ikintu wese yabona, kuko amashuri barangizaga university ntibabaga bageze no ku gihumbi. Za primaire ntabwo abana bazamukaga ngo bajye muri secondaire, wasanga ari batageze no kuri 3% n'ibindi. Urumva ese mu Rwanda abantu barishyira bakizana, n'amaparti yari arimo yaravugaga ko bitariho. Urumva ibyo rero nibyo burya twubaka, twarebaga ibintu bibabaje u Rwanda n'ibi. Noneho ya porogaramu zacu zari zo gusubiza buri kibazo: ubumwe bw'Abanyarwanda, kubaka demokarasi, kubaka ekonomi ishingiye ku byo dufite, kurwanya za ruswa n'akarengane, kugira independence muri za ntuza, muri diplomasi. Ni ibintu rero twari twabonye, waga twiza u Rwanda, tureba u Rwanda uko rumeze mu ukuri k'u Rwanda, noneho tugashaka ibisubizo bisubiza ibyo ngibyo. Nicyo cyatumye ibyo bisubizo bisubiza ibyo tubizanye muri ntuza yo muri negociation binyuramo, kuko bo batari barabyize, tutari twarabyize. Binyuzemo rero, leta yari ishingiye kuri ibyo bitekerezo twagiye dutanga. Iyo leta y'inzibacyuho iyibaho nibyo yajya kubishingira, ariko nabyo naho byashingiyeho dumaze guhagarika jenoside. Nicyo cyatumaga rero twumvaga, noneho nicyo cyatumaga muri negociation twebwe tutarashakaga, hari abashakaga za minisiteri zigaragara, kuvuga nk'iyo kuvuga ngo minisiteri ya defense tugomba kuyigira, it's okay, yigire, ariko twe turayobora abasirikare, turayobora ingabo. Numva rero twabona tufite ako kantu. None bakavuga bati minisiteri ya finance tungaba ni wifate, twebwe turashaka amafaranga, tuzajya mu nzego zikontorora, ntabwo nimuyayobora, ariko za nzego zikontorora tuzajyamo.
nihabaho kuntuza za auditeri generale tugasaba ko twajya muri auditeri generale kugira ngo dukontorore bireba n'ibyo ngibyo. Noneho tukavuga ati twebwe turashaka minaroka y'ubutegetsi bw'igihugu kuntuza kugira ngo tubone uko twinjiramo dukurikira abameya n'abandi aho tuzamubiriza. Abandi bavuga bati turashaka infrastructure, ngano mu gihe twe turishakira iy'abari n'abategarugori. Ugasanga baravuga bati twe turashaka minisante, murashaka iki? Harimo amafaranga menshi, hari imfashanyo nyinshi, urumva bashaka twebwe turafata iy'urubyiruko. Ariko twe twageraga dufata mobilisation, ubu tuba dufite objectif yo kumobiriza. Buri wese yabaga yifitiye objectif ye. Arabumvaga bashaka hari amafaranga kugira ngo wenda parti zabo zikire cyangwa n'abantu babo bakire. Akumva hari abamvaga bashaka aho ubutegetsi ukabibaho ubwo butegetsi, ariko ukareba uti rero nibajya muri ibyo by'ubutegetsi reka twe tujye muri control. Ubwo uvuze ati nge ndaba minisitiri wa finance, urumva ngo wese arashaka kuba minisitiri. Nusaba uti ariko nge mu mpere ku kinuza nge auditeur. Auditeur nta mafaranga ahari ariko azajya kureba bariya. Urumva n'ibyo rero twakoraga twari dufite izo za objectif. Ntibazumve rero, ni nacyo cyatuma bavuga ngo feri haba ibintu bafashe nta nini bigaragaramo ngo bazabyanga bafata ibindi. Ntabwo bishoboka, ariko twari dufite objectif ya mobilisation no kuri muri control. Nibyo cyari objectif yacu. Honorable urakoze cyane kutuganiriza, ni byinshi twungutse, ariko hari Mariya Yohana twaraganiriye agira indirimbo bitangiye ngo icyicaro cyacu gitsinze igitego. Iyo wicaye ukareba muri 2026 ukanasubiza n'amaso inyuma ukareba imyaka yose y'ubuhunzi, imyaka yo kujya muri izo protocole nizo byo guhangana n'abo bantu, guhagarika jenoside n'ibindi bikorwa byakurikiye, ukareba uyu munsi ukareba ibihari n'ibimaze gukorwa, n'icyo ubona akavuga uti icya cyicaro cyacu koko cyatsinze igitego. Niyo ureba ugasanga abantu bo muri Afurika n'abahandi baza kuza kutureba bavuga bati iki gihugu kiyobowe neza, tuje kureba imiyoborere yacyo, governance yacyo, kandi bakaza bashima bati perezida rwose uyu mu perezida cyamuduha. Nicyo kinini rwose gutangira abantu bose batagushaka, ariko ukageraho abantu bose bashaka kuza kureba ibyo ukora, nta bisa nabyo. Reka ngushimire cyane Honorable, murakoze. Murakoze rero.